iki kiganiro tugiye kumva muri kano kanya tugiye kurebera hamwe uburyo ki bya bintu bibabaje cyane, bya bintu biteye agahinda, bya bintu bitakugendekeye neza bibi cyane muri ubu buzima, bishobora kuba ari vuba aha, bishobora kuba bimaze iminsi mu mwaka ushize ndetse n'ikindi gihe cyose. Turebere hamwe uburyo ki wabifata ukabihinduramo noneho kuba umuntu w'igitangaza, ukagaruka urenze nuko wari umeze mbere bikubabaza bitarakubaho. Iki kiganiro tugiye kureberamo uburyo ki ushobora kubaho ukomeye mu mutwe, ikintu gishobora guhungabanya amahoro yawe mu mutwe. Nanone uburyo ki ushobora gukontoramo amarangamutima yawe ukayashyiraho umucyo ugasobanukirwa, apana guhora waraheranwe n'agahinda k'amarangamutima. Uburyo ki ushobora kongera ukubakamo kwigirira icyizere birenze na mbere, ndetse noneho muri uyu mwaka dutangiye nubwo turi mu kwa kabiri, ukabasha kwiremamo indi shusho y'undi muntu utanyeganyezwa n'ibihe cyangwa se n'icyo ari cyo cyose niyo cyaba kije kubangamira amarangamutima yawe ku buryo utongera kujegajega. Abantu benshi bavuga ati umwaka w'ibihumbi 2025 2024 ni imyaka cyangwa se no gukomeza nahuriyemo n'ibibazo bikomeye cyane, siga bincegeshe, binyangije, binteye agahinda ntazigera nibagirwa. Gusa ntabwo ibyo bikwiye kuguherana burundu ngo ako gahinda uzabane nakiteka. Iki kiganiro tugiye gukora kigiye kukwereka buryo ki ugiye kugaruka noneho mu buzima ukomeye kurusha ikindi gihe cyose wabaye kuri isi. Ushobora kuba warahuye n'agahinda gakomeye cyane, ukababazwa ugahemukirwa umwaka ushize bikomeye, umukunzi wawe akaba yarakwanze, uwo mwakundanaga bikaba byararangiye, urugo rwawe rukaba rwarasenyutse, ugahura n'ibibazo bikomeye ku buryo bituma ubwawe witakariza icyizere, imigambi wari ufite y'iterambere ryawe ikanga, bizinesi wari urimo zikanga, ukaba warirukanywe ku kazi, mbega amikoro yawe agasubira inyuma, bigatuma wiburira icyizere muri sosiyete, cyangwa se nawe ubwawe wakwireba neza ugasanga waribuze umwaka ushize. Tugiye kurebera hamwe rero uburyo ki wakongera ugahagurukamo. Buriya buri muntu wese aba yifuza guhaguruka akabaho ashikamye, ariko nta muntu n'umwe ubanza kuvuga ngo ese wabanza nkagwa kugira ngo mpagurukane imbaraga, kuko buri iyo waguye ugahaguruka uhagurukana imbaraga ku buryo no kugwa byongera kudapfa kukubaho. Buriya abantu benshi iyo bataguye bakomeza kwishuka ko bameze neza, ariko iyo uguye ukajya hasi hahandi bigaragarira buri umwe k'agahinda gahari, wababajwe, utishimye, ibyo wagiyemo bidakunda, ukiburira icyizere, mbega hahandi ugwa hasi buri muntu wese akabibona. Ibyo nibyo biguhatiriza kutazongera kubaho umeze nk'uri kubeshya abantu bereka ko umeze neza kandi utameze neza. Ariko iyo utaragwa neza ngo ubuzima bugukubita urambarare, ukirimo hagati aho ngaho hasi, ukomeza ubeshya abantu ngo umeze neza kandi utameze neza. Ibyo rero bigatuma udahaguruka, ariko iyo waguye ukarambarara buri umwe akabibona, iyo uhagurutse noneho nawe uhaguruka uvuga ngo reka nereka ababonye ko ndi hasi, kubu ngubu noneho mpagaze nemye. Ariko iyo wabihishe ntibigaragare, ukomeza ubeshya abantu ngo umeze neza, bigatuma nawe ubwawe udahaguruka kuko nawe uri kwibeshya. Ikintu icyo ari cyo cyose utekereza ko cyakubabaje umwaka ushize, impamvu cyakubabaje ni ukubera yuko isi yari iri kukwereka ko ukwiye kwikura, cyangwa se umaze gukura warenze icyo kintu wari waragerageje kwizirikaho na mbere. Impamvu wisanze hasi cyangwa se wababaye cyane muri kano kanya ntabwo ari ukuri umunyantege nke, wababajwe cyangwa se wanababajwe no kuba warakuze, wararenze icyo wari waragerageje kwizirikaho, ugasanga cyo ntabwo kikigushaka, cyangwa se ugasanga ubuzima washaka kwizirikaho bwo ntabwo bukigushaka, bukakwiyaka. Buriya ngo ukuntu ubuzima bwubatse, hari igihe ubuzima bukwambura ikintu wari ufite, kuko ubuzima bubibona neza ko butaje ngo bukwambura ikintu wari ufite ku ngufu, wowe ubwawe icyo kintu utabasha kukikuramo cyangwa se ukijugunye. Imana, abizera Imana nabo hari ukuntu babisobanuramo bakavuga bati buriya hari igihe Imana izi ikakwambura ikintu wowe wumvaga ko ari cyo ubuzima bwawe bushingiyeho, kuko Imana ibizi ko icyo kintu itakikwambuye wowe ubwawe utabasha kukirekura kugira ngo iguhe ikindi kikirenzeho. Akazi wowe utekereza ko ariko kazi rwose k'inzozi zawe, cyangwa se ukabuze wahita upfa, ariko ubuzima bukabona ako kazi kari gutuma hari ibindi udakora cyangwa se irindi terambere ugeraho, bikaba ngombwa ko ubuzima bukwambura ako kazi wowe wumvaga ko ari bwo buzima bwawe, ukagenda ukababara ukeba ukavuga ngo urarangiye, ubwo wirukanwe ku kazi, kumbe ni ukugira ngo noneho ujye gukora ibindi birenze bihambaye. Hari igihe uba ufite umukunzi cyangwa se ufite umugore, ukumva ko ari we wawe utamurekura, utabaho ubuzima utamufite, kandi mu by'ukuri hari ibintu byinshi ubona bitagenda neza, bikaba ngombwa ko ubuzima bukwambura, we akagusiga uwo mugore cyangwa se uwo mukunzi wawe, ubwe ukabona aragusize, agahinda kakakwica kakaguherana. Hari igihe inshuti nazo ubwazo zikuvaho zikigendera, we bikaguca ukavuga ati inshuti zinshizeho zigiye gute, kuko weho wari warananiwe kuzirekura, ubuzima bukazikwambura.
ubwo buzima rero bukwambura ibyo wari wariziritseho nuko biba bigaragara ko uzakomeza kuguma wiziritse kuri ibyo bintu kugeza intoki zawe zivuye amaraso cyangwa se zinacitse, bikaba ngombwa ko ubuzima bukwambura ibintu we utabasha kwiyambura. Ubuzima icyo gihe ntabwo buba buguhannye iyo bukwambuye ibyo bintu we watekerezaga ko ari byo ubuzima bwawe bushingiyeho, ahubwo ubuzima buba bugiye kugutegura. Umwaka ushize iyo ibintu byose biza kugenda nk'uko wabitekerezaga, wari kuba ukiri wa mugabo wari we umwaka ushize cyangwa se wa mugore wari we umwaka ushize, ariko kuko hari ibyo ubuzima bwakwambuye mu mwaka ushize, uyu munsi wagize agahinda, ariyo mpamvu ugiye no kuba umuntu utandukanye n'uwo wahoze uri we. Iyo ubuzima butakwambura ibyo bwakwambuye umwaka ushize, wari kuba ukiri mu ngeso wagenderagamo umwaka ushize, wari kuba ugifite imico nk'iyo wari ufite imyaka umwaka ushize, wari kuba ukiri umunyantege nke nk'uko wari uri umwaka ushize, ubuzima butarakwambura ibyo bintu wari ufite, kuba ukizenguruka wumva ko umeze neza kuko ugifite ibyo wari ufite umwaka ushize, ariko mu by'ukuri ntabwo wari uri gukura, nta nubwo wari ufite ibintu bigufitiye umumaro wa nyawo. Si usubije amaso inyuma nawe urabibona ko ibyo ubuzima bwakwambuye n'ubundi, yaba abantu, yaba akazi, yaba ibintu, yaba umugore, yaba umukunzi, iyo usubije amaso inyuma ukanariza neza usanga ibyo bintu ubuzima bwakwamye n'ubundi ibyo bintu byaratumaga udakora, ahubwo byatumaga wumva uri comfortable uvuga ati ntacyo bitwaye n'ibyo menyereye, reka mbe ngumye hano, ubundi se nabaho ibi bintu ntabifite nkabishobora. Bwari ubwoba kugira ngo wumve ukuntu Imana cyangwa se ubuzima ubwabwo bushobora kukwambura ikintu weho wari warananiwe kukiyambura. Banza wisuzume. Reka dufate urugero wenda ruri hafi. Tekereza nk'umugore wawe mwabanaga mu rugo, cyangwa se utekereze umukobwa mwakundanaga cyangwa se fiyanse, icyo ari cyo cyose. Ese iyo adafata icyemezo we ngo akwange, akubabaze, agusige, akubwira ati ndagiye, wowe ubwawe wari kubona imbaraga zimwikuraho? Cyangwa ahubwo waravugaga ati uyu muntu ibyo yakora byose sinamureka, ese nabaho gutadahari? Ubuzima bikaba ngombwa ko bumugushikuza, akaba ari we ugenda mbere, wowe ugasigara mu gahinda. Ariko wasubiza amaso inyuma ukabona byari bikenewe, nyamara pe nuko ahubwo wowe udashaka kumenyera ko uwo muntu atakabaye ahari. Ese iyo hatagira ikintu cyiza ngo kikubeho, nk'akazi kawe ukabure, ubure bizinesi yawe, ibyo wari wagiyemo byatumaga wumva uri hejuru bibure, ese uyu munsi wa none wari kuba ugifite icyizere wari ufite icyo gihe? Ya confidence wari wifitiye wari kuba ukifitiye, hatagira ikintu cyiza ngo kiyinyeganyeze? Isubizo urakizi. Isanga hasi cyangwa se umwaka ukaba waragukubise hasi ushize, ni ikikwereka ko ari nk'akamenyetso kakubwira ngo nicyo gihe cyo gukanguka wari ubayeho usinziriye. Ako gahinda ufite, uwo mubabaro ufite, uko kwiheba ufite, kumva nta cyizere wifitiye, kwiheba kumva nta handi uzatangira bitazakunda, ni nk'ikimenyetso kikubwira ngo kanguka, hariya wari usinziriye, buriya buzima wari urimo uri kumva bukubabaje kuba warabutakaje, buriya wari ubayeho usinziriye. Byakubayeho ntabwo byakugize umunyantege nke, ahubwo byakweretse intege nke zahozeho na mbere, ariko ntubimenye. Buriya biba byiza iyo ubuzima bukwambuye ibintu bukagukubita hasi bukakubabaza cyane, kuko ubuzima bumeze nk'ubuguhaye amahirwe yo kukwereka ngo dore ibibazo aho byari biri, reba ikintu bikoraho noneho ubikosore. Ntabwo ubuzima buba buguhaye igihano. Ubuzima ntabwo bukwereka icyo ushaka gukosora, ubuzima bukwereka icyo ugomba gukosora, wabishaka utabishaka, kugira ngo utere imbere uzamuke. Kuba umukunzi yarakwanze ukumva urababaye, umutima rwose urababaye, ako kababaro nakagaragaza ko rwose ntabwo gasobanuye umubabaro cyangwa se igihano, kaba gasobanuye yuko wari wariziritse ku kintu ugakabya ukarengera. Kuba waratsinzwe mu kazi cyangwa muri business cyangwa n'ibindi byose wari uri gukora bikanga burundu, ntago ubuzima bwakweretse ko ibyo bintu wari urimo n'akazi wari urimo impamvu watsinzwe ntibigende neza, watsinzwe kugira ngo buguhe igihano, ahubwo ubuzima bwashaka kukwereka nuko nta cyerekezo wari ufite kizima uri kugenderaho. Ubuzima buhita bukubwira ngo ibi ugomba kubihindura kugira ngo ubutaha bitazongera kuba. Niyo mpamvu muri kano kanya ubamo. Usubira inyuma kwawe muri kano kanya ntago ari isi yaguhaye igihano, ahubwo ni nk'isi biri kuguhumura amaso ikwereka ukuri kwa nyako wagiye wirengagiza. Wari ubizi, usubije amaso inyuma, impamvu wasubiye inyuma nuko hari ibintu wagiye wirengagiza by'ukuri kwa nyako. Ugomba gusevinga, ugomba kudasesagura, ugomba gushora, gushyiramo imibare, ugomba kugenzura ibyawe uko bikorwa. Mbega gusubira inyuma kwawe muri business isi biri kukwereka ngo, cyangwa se no mu byo wakoraga byose, isi biri kukwereka ngo dore ukuri kwa nyako wagiye wirengagiza kandi wari ubizi. Ubizi n'ubundi ibyo byose, gusa muri kano kanya isi biri kukwereka ko iguhaye andi mahitamo ya kabiri, cyangwa se ubuzima rero buguha amahitamo abiri. Ubuzima burakubwira ngo komeza mu mutwe wawe, ugenda ukomeza ukurura ko watsinzwe, ko bakwanze, ko wababaye, k'akazi kagenze nabi, ko wahombye, ko wasubiye inyuma, ubabare uheranwe n'ako gahinda.
ayo ni amahitamo ya mbere. Cyangwa se amahitamo ya kabiri ubuzima buri kuguha ni ukukubwira ngo waratsinzwe, ariko biriya byari biri kugutegura kugira ngo wirememo verisiyo yawe nshyashya izajya ihora itsinda noneho ubutaha itazongera kugwa mu makosa cyangwa se mu bihombo nk'ibyo yaguyemo mbere. Cy'ubuzima bukubwira byakubabaje byose byakubaye umwaka ushize ntabwo ryari ryo herezo. Icyo wahombye cyose umwaka ushize ntabwo ari ryo herezo. Mvuga icyo wahombye cyose uhere mu kazi, ku bifite inyungu, ku nshuti, kumanuka kugera ku mukunzi no kugera ku bindi byose utekereza wavuze cyangwa se wahombye umwaka ushize. Buriya bakubwira ko ngo iyo umugabo asubiye inyuma cyangwa se ari mu gahinda ababajwe, ntabwo buriya ababuze cyangwa se ntabwo abahombye umugore yakundaga cyangwa se umukobwa yakundaga, cyangwa se iyo asubiye inyuma ari mu gahinda ntabwo abahombye amafaranga, nubwo abahombye ubuzima yaramenyereye cyangwa ahomba icyizere yarasanzwe yifitiye, ahubwo abahombye ikimuranga, icyo yatekerezaga ko kimugira uwo ari we, we ubwe aba yibuze mu yandi magambo. Niyo mpamvu rero buriya iyo umuntu yibuze ahita yumva ubuzima bwe bumeze nk'ubumurangiriyeho. Niko bigenda. Buriya ushobora kubura umuntu mwakundanaga ukavuga ngo muzi umuntu nakundaga, niyo mpamvu ufite aka gahinda kenshi, ariko burya ntabwo ari we ububuze. Ububuze weho ikikuranga, kuba wumva ko ubuzima bwawe uwo muntu ari we uburanga. Iyo muri kumwe ubuzima bwawe buba bwuzuye, rero iyo mutandukanye wumva ko ubuzima bwawe ubutakaje, mbega ntabwo uba wumva ko ukiri wa muntu nyine wuzuye, wumva hari igice kinini cyagiye. Iyo bizinesi yawe ihombye ariyo yaguhaga icyizere n'amafaranga n'ibiki bituma ubyimba ugafasha abantu nawe ubwawe ukiteza imbere, iyo uyibuze ntabwo ubuze iyo bizinesi cyangwa ngo ubuze amafaranga, uba ubuze identite yawe, kuko identite yawe nyine yari iyo. Barakuzi runaka, umukire runaka, cyangwa se shefu runaka, cyangwa se umukozi w'iki kigo runaka. Iyo rero ubutakaje icyo wakoraga ntabwo ubuze akazi cyangwa amafaranga, uba ubuze identite yawe. Iyo ngiyo nibyo bikubabaza cyane. Gusa nanone ubuzima ibyo ngibyo bidukora kugira ngo butwereke ko ahanini identite yacu cyangwa se uwo turiwe n'ibituranga ahanini tubyubakira ku bintu bishobora gutakaza agaciro cyangwa se ibintu dushobora kubura mu ijoro rimwe. Urumva ukuntu icyo kintu kibabaje, ugasanga umuntu ubuzima bwe yabwubakiye, mbega kumva ko uri we byubakiye ku bintu bishobora kuba byagenda ukabibura mu kanya nk'ako guhumbya. Niko abantu benshi kuri iyi si babayeho. Niyo mpamvu iyo bagize gutya akabura iyo identite ye kuko ariyo yubakiye ubuzima bwe, ubona umuntu ataye umutwe akanasara. Kubera iki? Umuntu usanga yarubatse ubuzima bwe yumva ngo identite ye cyangwa se uwo ari we, ibimuranga ni urukundo arimo, akumva ko urukundo arimo, umuntu bakundana, umugore we, sheri we, nuriya niwe wanjye, nibwo buzima bwanjye, sinamubura, mbega niwe gisobanuro cy'ubuzima bwawe. Ayo magambo mujya munayatura mukayakura mu kanwa kanyu. Ubuzima bwawe urumva uba warabuhaye identite y'uwo mukunzi wawe. Uwo mukunzi wawe rero yagiye, ya identite witakaje kuko waribwiye ati ubuzima bwanjye n'uyu bushingiye kuri uyu ni iki. Icyo gihe rero nibwo ujya kubona ukabona umuntu amubyanze burundu. Icyo gihe nibwo bakubwira rero ngo ubuzima bwawe cyangwa se identite yawe iba yubakiye ku kintu gishobora kubura mu kanya nk'ako guhumbya. Buriya umuntu n'umwana wundi arabyuka akagusiga akagenda, umugore mwabyaranye umumaranye imyaka, umwana iki, cyangwa se n'umugabo akabigukora. Rega hano mba ndi kubwira ingeri zose, ntabwo ari abagabo gusa n'abagore. Mu yandi magambo urumva ko identite yawe iba yubakiye ku kintu mu gitondo ushobora kubura. Ari identite yawe uba warayubakiye noneho ku kazi kawe ukora, ugasanga akazi kawe niko kagaragaza uri we. Ndi boss runaka, ndi manager runaka, ndi umuririmbyi runaka. Identite yawe ukumva ko ari ako kazi kawe ukora. Icyo ni ikintu akanya kariko kose akazi ukora mu gitondo bushobora gucya ugasanga kagiye, cyangwa se ntabwo kiri muri wa mwanya wahozemo na mbere mu myaka yashize, ku buryo ubwawe nyine nawe wibona uri hasi. Icyo gihe rero bizagutera depression, usare, umve nta gaciro ugifite bitewe n'uko wabuze identite yawe, kuko wayubakiye ku kazi aho kugira ngo uyubakire ku muntu ari we weho wa nyawe. N'ababyubakira ku miterere y'umubiri wabo, yabura kumva ko identite yari imiterere ye. Ibyo bintu bibaho cyane, umuntu akumva ko kuba afite ikibuno ariyo identite ye, ari we nyawe, kuba afite ikibuno ateye neza, ejo yarwara yashiramo, cyangwa se uruhu rwamubana rubi rwamuhinduka, cyangwa se n'umusore bikagenda gutyo wari ufite umubiri umeze neza, ugasanga umuntu ahise yiba, kuko ibyo ni ibintu rigushobora kubura nk'ako guhumbya ibyo byose. Impamvu rero ufite agahinda muri kano kanya ntabwo ari uko wahombye ibyo wahombye, ahubwo ni uko wabuze umugabo watekerezaga kuri we. Wumvaga ko uri umugabo w'igitangaza,
uri umuntu rwose batakwanga batavaho, wumvaga uri umuntu akazi katananira, wumvaga uri umuntu utasubira inyuma mu byerekeranye n'amafaranga, ariko uyu munsi wa none wabuze uwo wakekaga kuri we. Ntabwo wabuze ibyo bintu, watakaje identite yawe, watakaje uwo wakekaga kuri we, niyo mpamvu ubabaye. Gusa iyo witegereje neza ugatuza ukumva kino kiganiro turi kureba, nibwo ubona ko ahubwo noneho ibyo watakaje byose uba ari amahirwe ugiye kwinjira mu mashya. Buriya bakubwira ko ikikuranga identite yawe ni ikintu wowe ubwawe ushoboye kuba washushanya ukagishyiraho ukavuga ngo iki nicyo kigiye kundanga, ngiye kuba uyu nguyu. Uwo nguwo rero ushushanyije ugiye kuba ukabyiyemeza, bikore ku buryo atari iyo identite yawe, hatagira ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuza ngo kiyirimbure mu kanya kari kose. Uyu munsi wa none usanga abantu benshi nta identite yabo bagira, ntabo bari bo. Usanga umuntu wese nta bimuranga ngo yihamahama agendera avuga ati nduyu nguyu, oya, ahubwo usanga abantu babayeho uko isi aho ibajyanye niho bajya, akahita atangira kwata ubu ngubu ngenduye nyine ubu nafashe ino identite. Ugasanga identite yawe ntayo uzi, icyo umugore ashaka nicyo ukora. Ntabwo uri wa muntu wamubwira cyangwa se sheri wawe ati ngenduye bino simbikora, bino simbijya mu bino simbigenderaho, kuko nyine uwo mukunzi wawe kuko umukunda cyangwa sheri wawe kuko ari ibyo ashaka, nawe ugasanga nibyo ugiye kwita uyoboka ukajyamo. Ugasanga icyo gihe nta identite yawe uba ufite, identite yawe ibishingiye kuri uwo mukunzi wawe ibyo ashaka. Ugasanga identite yawe ntayo ugira, yubakiye ahubwo ku cyo sosiyete igusaba. Ca hano kora ibigira gutya, ugasanga nta mwimerere na identite yawe ufite, uri kugendera ku byo sosiyete iguteganyaho cyangwa se igusaba kuyikorera cyangwa se bakeka ko wabakorera. Cyangwa se ugasanga identite yawe ishingiye ku byo ababyeyi bakubwiye ugomba kuba we. Umubyeyi arakubwira tugomba kuba uyu mwana wanjye, ugomba kwiga ibi, ugomba gukora ibi, ugomba kwitwara gutya, ugomba kujya aha, ugomba kuba uyu, ntabwo ugomba kuba undi. Ugasanga we nta identite ufite, identite yawe yubakiye ku byo ababyeyi bawe bakuyoboyemo cyangwa se bakubwiye ugomba kuba byo. Cyangwa se nawe ubwawe ugasanga nta identite ufite, identite yawe yabaye iy'amaramuko aho kugira ngo ube weho wa nyawe. Uyu munsi wa none usanga umuntu hari uwo ari we, hari uwo atekereza ko ari we, hari uwo Imana yamuremye kaba we, hari ibitekerezo afite, hari ibintu ubundi yakagombye kudakora, ariko mu rwego rwo kugira ngo aramuke, kubera ubwoba bw'ejo hazaza, kubera inzara, kubera ubukene, kubera se cyangwa anavuga ati bino bintu wenda nibyo bizatuma ntera imbere mu myaka iri imbere, mere neza, bigasanga umuntu nta identite afite, ahise yishora mu bintu bigomba gutuma gusa abona amaramuko, ariko akabaho ubuzima bwe atishimye kuko ibyo arimo ntabwo ari wewe wa nyawe. Akajya ahora abyiyumvamo ko we wa nyawe, nyamara atari uwo nguwo. Ibyo arimo ari uko abirimo mu rwego rwo kugira ngo abone amaramuko cyangwa se abashe kubaho, ariko niyo yaba atabirimo burya aba yabaho, ariko waba afite ubwoba. Reka tuganire muri kano kanya uri kunyumva. Muri kano kanya ugiye kwimajina ibintu, akazi ukora urakazi, muri kano kanya bahise bakakwambura nonaha. Relation urimo cyangwa se relationship urimo muri kano kanya, umuntu mukundana muri kano kanya, baramutse bamukwambuye muri kano kanya akaba atagihari, byakwinjirizaga business yakwinjirizaga amafaranga, muri kano kanya bayikwambuye, uburyo wasaga, ibyo warataga, ubwiza bwawe, muri kano kanya ubwambu. Ibyo byose ni ibintu mubwira umuntu ashobora kubura mu kanya nk'ako guhumbya. Si ibyo bintu babikwambuye wasigara urinde, bitekerezo nawe bikurure. Ibyo bintu byose mubwiye babikwambuye wasigara urinde. Imba biguteye ubwoba wasigara uri we, aho ni sawa. Biguteye ubwoba bisobanuye ko nawe ubwawe umaze kubona ko harimo ikibazo. Uyu mwaka rero turimo dutangiye 2026, nicyo gihe ibyo byose bijya hagaragara, urebe n'icyo wakora ngo bikosore. Kwiyubaka rero ubundi bigenda gute? Kongera kwiyubaka ubwawe bisaba bite? Kwiyubaka bisaba ko ikintu cyose wumva ko kigutwara imbaraga, kikuvuna, ariko ugakomeza kukizirikaho kandi ubibona ko icyo kintu kikugora, hari igihe kikubuza amahoro y'umutwe, icyo kintu ugomba kubanza ukakikuraho. Niko kwiyubaka. Buriya kugira ngo wongere ku kintu ugomba kubanza ugakuramo. Iyo ikintu bagiye kucyongeraho ibindi, hari igihe biba ngombwa kubanza bagakuraho kugira ngo ibindi bishya bibone aho bijya. Buriya gukura no kugira indi identite nshyashya nziza kurushaho cyangwa se kuba umunyembaraga, ntabwo bigusaba ngo wowe wari uri umunyantege nke ufata ibindi bintu noneho ngo bisa nk'aho ari iby'imbaraga ubyongere kuri izo ntege nke wari ufite. Oya, bigusaba ko za ntege nke ubanza ukazikuraho, ukaziyambura, ukazishyira ku ruhande, garuka mu ishusho nshya. Reba ba bantu bagukikije bameze nk'aho bagutwara ibintu ariko batagira icyo bazana mu buzima bwawe. Bashobora kuba batwara amafaranga, bashobora kuba batwara imbaraga zawe, bashobora kuba bagutwarira amahoro yo mu mutwe,
ariko ugasanga ntacyo baguha. Abo bantu ujya ubabona, ugasanga umuntu ushobora kuba ari relasiyo urimo, ushobora kuba ari akazi urimo, ushobora kuba ari inshuti zawe, icyo ari cyo cyose, ugasanga ibyo bintu urimo ni ibintu bigira icyo bigukuraho. Hari icyo bigukuraho, bishobora kuba ari amahoro, bishobora kuba ari umutuzo, bishobora kuba ari amagambo menshi, guta umutwe, kuvunika, ariko ugasanga byo ntacyo byinjiza kuri weho. Abo bantu babona, ugasanga uri nko mu mubano ukundana n'umuntu, ariko ugasanga uwo mubano wubakiye mu kuba utifitiye icyizere. Abo bantu ujya ubabona, ugasanga umuntu afite urukundo arimo cyangwa se urugo arimo, ariko rwubakiye kuko utigirira icyizere, yumva hari ibyo agomba yikeka, hari ibyo agomba gukorera uwo muntu bakundana, yumva akanya kari kose uwo muntu yamusiga bikaba ngombwa ko yigora agakora n'ibyo atakagombye gukora. Icyo gihe uwo mubano uba wubakiye ku kudatekana kwawe, aho kugira ngo uwo mubano ube wubakiye ku gaciro kawe. Icyo gihe uwo mubano uba ukwaka, ariko ntacyo uri kuguha. Hari ingeso uzi wowe ubwawe uri kunyumva muri kano kanya ubamo zakunaniye kureka, zitekereze zose uzikurura. Zishobora kuba ari ukunywa itabi, zishobora kuba ari ukunywa inzoga, zishobora kuba ari ingeso nyinshi pe. Izo ngeso zose zikurure, uzizane, uzirebe imbere yawe, niwe uzizi. Izo ngeso uzi ko ziguca intege, aho kugira ngo zitume uba umuntu ukomeye, ugira imbaraga, w'umugabo nyamugabo, uri kuzibona. Ushobora kuba ari abantu wirirwana nabo, ariko batuma n'ubundi utajya utera imbere, kuko n'ibyo muganira n'ibyo mwirirwamo nabo ubwabo ntabwo ari ibintu byatuma utera imbere cyangwa se utekereza ibintu binini. Kurura neza urebe ibintu ujya wipanga akazi, ibintu ujya wishyiramo gukora, ugasanga ni ibintu uri gukora utanabikunze, ari ukugira ngo abantu bagushime cyangwa se abantu bagukunde, ariko ugasanga uri kwivuna ubikora. Ibyo byose nabyo bifite icyo bigutwara, ntabwo bifite icyo bikwinjiriza. Ibyo byose ukwiye kubivamo burundu muri uyu mwaka twinjiyemo, byose byikureho. Cya kabiri rero, iyo uri kwiyubaka, ni ukongera ukisubiza ibyagukomezaga. Buriya bakubwira ko buri muntu wese, by'umwihariko buri mugabo wese, aba afite we wa nyawe yatakaje, yasize inyuma, ariko uwo muntu yasize inyuma we wa nyawe niwe muntu wari urenze. Uwo muntu ugomba kongera ukamwisubiza. Bisuzume neza, hari igihe wari umugabo wa nyawe urenze, iyo verisiyo yawe wiyambuye, ugomba kongera ukayisubiza. Buka neza, hari igihe wari umugabo cyangwa se wari umwana, ubwo nimvuga wari umusore, hari igihe wari umuntu cyangwa se umukobwa, hari igihe wari umuntu ufite standards, ufite ibintu, imirongo wihaye ntarengwa, ufite ibintu ukunda, pana gufata ibyo ubonye byose, ufite ibintu ushyira imbere, ibindi bikaza inyuma, mbega ufite indangagaciro washyizeho uvuga ati njyewe nduyu, ibitari ibi ntabwo nabyemera. Uko byamera kose uri umuheza nguni kuri ku bintu uzi ko bigufitiye umumaro, uwo muntu wahoze uriwe, ariko uyu munsi wa none ntabwo ari kukimeze. Hari igihe wabaga wari umuntu ufite ikintu akunda gukora, uvuga ati kiriya kintu iyo nagitumye kugikora, ndagikora, ndagihatanira mpaka nkakigeraho. Iyo verisiyo yawe urayibuka ya kera ukuntu wari umeze uhatana. Ushobora kuba ari mu ishuri ukabyibuka, kuko ishuri ajya gutona ati ndabigenza gutya. Ushobora ari mu kazi, kuba akazi ka mbere wakoze, mu ntego wihaga ukavuga ati ngiye kugira uku, urabyibuka. Hari igihe kera wari uri muri ya verisiyo yawe ya nyayo yo kugira focus, ikintu cyose ushyizeho umutima ukagikora pe, apana ikikurangaza, ukaba uzi icyo ushaka, ibirangaza byose biri ku ruhande. Umuntu awubwira tujye kunywa icupa ukavuga toya, ngiye hari iyi ntego nihaye, kandi nkiha n'igihe runaka cyo gukoramo iyo ntego yanjye, ku buryo wirinda ibirangaza. Urabyibuka icyo gihe ukimeze gutyo. Hari igihe wifuzaga gutera imbere no kubona ibintu byinshi, kandi ukumva nta kosa uri gukora, nta muntu ukwiye kubisabira imbabazi, ukabihatanira, ukabirasanira. Hari igihe wari umuntu udatinya kuba abantu bakurakarira cyangwa se byabababaza, ibyo bidafite icyo bikubwiye, mu gihe wewe uzi ko uri mukuri. Iyo verisiyo yawe warayitakaje. Ubu ngubu usigaye ubona abantu bashobora kukubona nabi, bashobora kuvuga ngo uri umuntu mubi, bashobora kukurakarira, ukahita wemera ugapfa gukora ibyo bashaka byose, niyo waba atari weweho cyangwa se bitakurimo. Iyo verisiyo yawe warayitakaje. Kandi hari igihe mbere wavugaga ngo bakora ibyo bashaka, bavuga ibyo bashaka, ngiye mfa kuba nzi ko ndi umukuri, ntabwo ibyo bintu ndi bubijyemo cyangwa se ndi bubikore. Iyo verisiyo yawe warayitakaje. Waribuze mu rugendo rw'ubuzima, waribuze. Umuntu agenda yiburuka, agenda akura, agenda azamuka mu mafaranga, agenda azamuka mu kazi, agenda azamuka mu myaka, agenda cyangwa se amanuka, akabona ko noneho isi iri gusa nk'igenda imutera ubwoba, agatangira noneho kugenda yibura we ubwe, agatangira kujya kuri ibyo abandi bose bashaka cyangwa aho ubuzima bumujyanye. Akenshi bikunze kuba kuri ba bantu
ba bantu nyine hari igihe ngiye nkunda kubita ngo ni abantu batiyubaha, ariko ntabwo ari byo, ahubwo bikunze kuba, reka tubyite, ni ba bantu bashyira imbere ndamuke kurusha gushyira imbere agaciro kabo nk'abantu Imana yabaremanye. Umuntu akemera akiyambura standard ze, wakundaga ibintu bimeze uku, wakundaga umuntu ugufata gutya, wakundaga umuntu uguha agaciro kawe, ariko bibaye ngombwa ko utakaza iyo identite yawe mu rugendo rwawe kugira ngo upfe gufata ibintu byose wangaga, ariko kukubona ko ari byo biri buze kukugaburira cyangwa se biri buze gutuma ubasha kubona indonke z'ako kanya, ariko ugasanga identite yawe uri we urabitakaje. Icyo gihe niyo mpamvu ujya ubona abo bantu nta mahoro baba bafite. Identite yawe wakongera ukayisubiza, kuko identite yawe cyangwa se ukuranga uri we ntabwo ari ikintu utakaza, ni ikintu utakaza ariko ukaba wakongera ukacyubaka uko ubishaka, ukavuga ati ndivuguruye, ngiye kongera mbuyo cyangwa se ngiye kuba uyu nguyu ugendera kuri ibi. Ikindi kintu cya gatatu rero cyagufasha kongera kwiyubaka ni ukwemera ukavuga ngo ngiye gutangirira ku busa, ngiye kongera kwiyubaka mpereye ku busa. Buriya buri mugabo wese iyo amenye neza ko agiye gutangirira ku busa arapanika, ubwoba buramwica, akumva ubuzima bumurangiriyeho, kuko ugiye gutangira zero. Wari umukire, ubutunzi bwawe urabubuze, wari ufite akazi urakabuze, ugiye gutangira zero, ugiye kongera kujya gusaba kudepoza. Wari ufite umukunzi umenyereye kubana nawe cyangwa se umugore, none uyu munsi wa none ntawe uhari cyangwa se umubano, ugatekereza ukuntu uzongera kujya gutangira bushya, gufata undi muntu mukamenyana bikagira gute, ukibaza ati ese bizigera bigera kuri uru rwego ibya mbere rwari ruriho? Ariko hari n'igihe ahubwo byaharenga. Niyo mpamvu ngo abagabo bakunze kugira ubwoba iyo bababwiye ngo bagiye gutangirira kuri zero, bitewe n'urwego wari ugezeho, binatewe n'imbaraga wari warashyizemo, uba wumva ko ugiye gusubira inyuma cyane, bitazigera hanini binashoboka. Ntabwo rero buriya uba utangiriye kuri zero, oya, ahubwo uba uhereye ku murongo mwiza wa nyawo wo gutangiriraho, noneho ufite na experience, uzi n'ibyo kwirinda, bitewe n'uko mbere wari waratangiye urakora ugera ahantu hejuru, kandi ari ubwa mbere ubinyuzemo. Nkanswe ubu ngubu nubwo usubiye inyuma ushobora kongera ugatangira ukiyubaka, ntabwo uhereye kuri zero, ahubwo uhereye ahantu heza ho gutangira, kuko none ufite na experience. Ndetse aho ugiye gutangirira kuri zero, wewe wita ngo ni kuri zero, hari n'abandi benshi bahari mu ngana cyangwa banakuruta, kandi nabo bagifite icyizere ko bizakunda, kandi koko bizakunda. Iki rero ni cya gihe utangira kwibaza ngo nimba ngiye kwiyubaka bushya nkaba undi muntu mushya, ese ndashaka kumenyekana kuki? Abazamenya bazamenya kuki? Se ni mugabo nyabaki nifuza kuba we? Se ni mugabo kimba we iyo nta muntu n'umwe uri kundeba? Icyo rero ni ikibazo abantu benshi batajya bibaza. Buriya hari igihe twe umuntu azi imbere yacu akatubwira ibintu, ariko uwo muntu uba we abantu bari kukureba, ese ni nawe wifuza kuba we mu gihe abantu batari kukureba? Iyo abantu batari kukureba, nta kamera zihari, nta abantu bakuzi bahari, ese ukomeza kuba wa muntu uri we? Uwo muntu ukavuga ati uyu muntu nshaka kuba we ni wa wundi nzaba no mu gihe nta muntu n'umwe uri kundeba. Si uwo muntu umeze gutyo, uwo mugabo ingeso ze n'imyitwarire ye bigomba kuba bimeze bite? Ibyo byose ubitekerezo byandike. Nimba nifuza kuba uyu, nkaba uwo muntu niyo abantu baba batari kundeba ari njye ubyikoreye, ese ndifuza ko uwo muntu nshaka kuba we yaba afite iyihe mico, niyihe mico agomba kureka, niyihe mico agomba kuba afite, byose ukabishyira hariya ku murongo. Se uwo mugabo nshaka kuba we ni izihe ngeso mbi zishobora kuzamurimbura cyangwa se zikangiza ibyo yageraho byose n'ibyo ari gupanga kugeraho? Izo ngeso ukazishyira ku murongo, ukavuga ati nimba nifuza kuba uyu muntu, ingese n'izi nizo zishobora kuba zansubiza inyuma cyangwa zikandangiza, ngomba kuzireka hakiri kare. Ibyo byose ukabitegura mbere. Impamvu bakubwira ngo identite yawe ushaka gufata nonaha y'uwo ugiye kuba we muri uyu mwaka turi gutangira, ntabwo ari ikintu byuka ngo urafashe, ni ikintu uhozaho wubaka, ndetse gishingiye ku kuri n'ibimenyetso nk'ibyo nkubwiye. Apana kuvuga mu mutwe ngo ngiye ngo nzaba uyu nguyu gusa, ngo ngiye kuba uyu. Banza umenye ngo ugiye kuba we agomba kuba afite izihe ngeso, niye mico mibi agomba kureka ishobora kuba yakwangiza uwashaka kuba we. Ugenda ushyiramo utumenyetso n'utuntu dufatika kugira ngo uzabashe gusigasira iyo identite yawe muri uyu mwaka turimo. Buriya buri gihe umuntu uhora usubiramo ko ushaka kuba we niwe birangira ubaye we, bitewe n'imyanzuro ufata buri munsi. Uvuga ko ushaka kuba we, burya ntabwo ari we uba we. Oya, buriya igihe umuntu abwira nzaba uyu, nzaba iki, ngomba gukora iki, ngomba kumera gutya, kubivuga bitandukanye n'ukuri. Ahubwo amahitamo yawe ya buri munsi y'icyo ukora buri munsi, utuntu dutuhitamo gukora, nitwo tugenda twubaka ya identite y'uwo uzaba we.
abagabo benshi bakunze guheranwa n'agahinda, bakabaho bafite umubabaro mu mutima bitewe n'uko bakomeje kwizirika ku kibazo cyabababaje cyangwa se cyababayeho. Gasanga ni abagabo bahora mu mutwe wabo batekereza umuntu wababarije umutima, babigarura mu mutwe, bahora batekereza umuntu wabagambaniye, wabahemukiye, babigarura mu mutwe, umuntu bagiriye neza akabagirira nabi, umuntu bafashije ntabahe nyiturana akabagambanira. Ugasanga n'ibyo bintu abagabo bahorana agahinda n'umubabaro kubera ko ibyo bintu bahora babibamo, babisubiza inyuma mu mutwe uko byagenze, bagahorana uwo mujinya. Kugira ngo bahore muri ibyo, bakagombye kwibaza ikibazo cyonyine cyakabafashije kurenga ku gahinda n'ibyo bibazo. Icyo kibazo cyonyine bakibajije nicyo gishobora gutuma batera imbere. Ugomba kwibaza ngo bino bintu byose biri kumbabaza, ese bino bintu nshobora kuba nabikontorora? Icyo kintu ukakibaza. Ibaze guhora ubabajwe n'ikintu wowe ubwawe udashobora gukontorora. Ibyo bintu banza ubyibaze. Ibi bintu biri kumbabaza bikomeje kumperana, hari icyo nabikoraho cyangwa ntacyo nabikoraho? Wibwiza ukuri. Urugero rwa mbere, umukobwa mwakundanaga cyangwa se umugore wawe iyo agusize akakubabaza, uhorana agahinda ariko ukagahorana ari uko wizeye yuko imbaraga zari ziri mu biganza by'uwo mukobwa. Nicyo yabisobanuye. Iyo uheranwe n'agahinda k'umukobwa wagutaye, biba bisobanuye ko imbaraga z'ubuzima bwawe bwose zari ziri mu biganza by'uwo mukobwa wagutaye. Gutsindwa muri business cyangwa gusubira inyuma, iyo ubyemeye nyine ugaheranwa n'ako gahinda ko gutsindwa, biba bisobanuye ko uko gutsindwa ariko kugaragaje uri we nyawe nyine uri umuntu utsindwa. Ariko iyo utsinzwe ukavuga ati ngewe nubwo bino bintu byo kuba nsinzwe n'ubundi ntacyo nari kubihinduraho, nta mbaraga nari mfite zo kubikontorora, kubw'iyo mpamvu kuba ntari kubasha kubikontorora, reka niyakira ahubwo njye kubyo noneho nshoboye kuba nakontorora. Andi magambo, tekereza ngo uwambabaje cyangwa se uwampemukiye yakoze ibijyanye nawe n'inkuru ye, nanjye rero icyo ngomba gukora nyuma ye ni ibijyanye nanjye, apana gukomeza kwizirika ku muntu w'abandi ntashobora gukontorora. Mpora mbabwira ikintu ati buriya n'Imana yananiwe gukontorora ikiremwa muntu hafi ya cyose. Hari bamwe bayigandukiye ariko abenshi ntabwo bayigandukiye, kandi niyo yabaremye, niwe muremyi wabo, barayinaniye. None wowe uri kwifuza gukontorora umuntu yakagombye kumera uku, yakagombye gukora uku, yakagombye kunkorera ibi, yakagombye byino, kumva ko ugomba gukontorora abantu. Ibyo umuntu akoze byikubabaza ngo uheranwe n'agahinda, menya ko ubwo ngubwo yari yo nkuru ye, nawe uvuga ati none nanjye kuko nafite ubushobozi bwo gukontorora umuntu, ariko mfite ubushobozi bwo gukontorora njyewe ubwanjye. Nawe wandike inkuru yawe yindi, kandi tuve muri ibyo by'amarelasiyo, turebe imigambi yawe, purani zawe wari ufite z'ibijyanye n'ibigomba kuguteza imbere, birangiye bipfuye pe. Hari igihe twese dupanga ibipangu, bizagenda ukugategura, nta mugabo udategura, bigenda ukunzakuramo aya n'aya, bizagenda ukubingeza aha n'aha, rwose bizacamo pe, ukabishyiramo imbaraga, ubwenge, byangombwa n'amafaranga, cyangwa se ukanashyiramo n'inguzanyo, byose ukabishyiramo. Ariko ibyo byose, iyo mipangu yawe bikarangira byanze bipfuye. Bibaho amafaranga ntaze ku kazi, kariyeri yawe ntikure, bakakwirukana cyangwa se bikanga. Ibyo byose nk'umwaka ushize nibwo byakubayeho, ukaba waratekerezaga ati umwaka utaha nzaba nararongoye cyangwa se nzaba naranabyaye. Iyo mipangu yose bikanga, ukabibona ko umwaka ukurangiriyeho bidakunze, ukaba winjiye muri 2026 ufite ako gahinda. Ngira rero ngo ubashe kwiyubaka, ubashe kugaruka ku maguru yawe, utere imbere muri byose, umere neza, ni ukubanza ukibaza ngo ese muri uku gusubira inyuma no gutsindwa kwanjye nakuyemo irihe somo? Ese muri uko gutsindwa kwanjye byangaragarije iki? Aho ntabwo byaba byarangaragarije, ahubwo ko njye nashoboye cyangwa nashobotse cyangwa nategura neza cyangwa nanjye niha intego, ariko sinzishyireho umutima na tekinike zo gukomeza kuzikurikirana. Ukabanza ukisuzuma, maze kurebera rero ikibazo mu ishusho ngari gutyo, ni gutangira kuvuga ngo uyu munsi noneho nahindura iki kugira ngo ibyabaye bitongera kuba. Ese ni izihe ngamba nafashe sinzubahirize? Ese ni njye wimenyereje abantu cyane baje bakarimbura imipangu yanjye? Kuki ntabashije kubashyiriraho inzitizi n'inzitiro batagomba kurenga? Ibyo byose ukabireba. Ese ni iyihe ngeso yanjye mbi, niye mico yanjye itari myiza yatumye imipangu yanjye itagerwaho? Buri iyo wisuzuma ukareka kuvuga ngo byaranze, ugasubiza amaso inyuma, hari n'igihe usanga imwe mu mico yawe, ibyo wahugiyemo, ibyo wakoze, biri mu byagiye bibangamira, bikaba byanatuma imipangu yawe itagerwaho bitewe na zimwe mu ngeso zawe, ariko rimwe na rimwe ushaka kurenza amaso. Ibyo rero bitangira gutuma wisobanukirwa. Buriya ubwonko bwacu iteka buhora busikaninga, buzenguruka
buri gutekereza, buri gushaka igisobanuro cy'ibintu byose. Buri kintu kikubayeho ubwonko burasara, kuki bigenza uku, kuki umuntu yankora ibi, kuki umuntu yangambanira, kuki ukazi byagenda uku, kuki nasubira inyuma, kuki njye natera imbere, kuki ntageze ku migambi yanjye. Ni ubwonko buba buri gusikana bushaka ubusobanuro bw'ikintu cyose. Rero ubwonko hari igihe rero utabuha ubusobanuro bukongerera imbaraga, ubwonko bwawe ukabuha ubusobanuro butuma ucika intege kurushaho. Icyo gihe rero ubwonko buhita bufata bwa busobanuro ubuhaye bumwe buguca intege, ubwonko bwawe noneho bukagufasha mu kukurimbura weho nyir'ubwonko. Buriya umuntu, abantu benshi barimburwa n'ubwonko bwabo. Ibintu bikubayeho, aho kugira ngo ubwonko bwawe buhe ubusobanuro buzima bufatika, ubwonko bwawe utangiye kubuha ubusobanuro buri negative. Ubwonko bwawe buhaye ubusobanuro buri buze gutuma ubwonko bwawe bukwirangiriza burundu. Bukwirangiriza gute rero? Ni cya gihe uri mu bitekerezo byinshi. Ubwo busobanuro ubwonko bwawe bukwirangiriza n'ubuhe? Umugore aragutaye cyangwa se umukunzi aragutaye, utangiye guha ubusobanuro ubwonko bwawe buvuga ngo ntabwo hari ndenze, menya ntari ibogari, ndi umukene, bisangiye abafite amafaranga, njyewe sinshoboye wenda ibi n'ibi, bisangiye abashoboye ibi n'ibi. Mbe ugatangira ubwonko bwawe kubuha ubusobanuro buri negative, bwa busobanuro buri buze gutuma ubwonko bwawe bukurangiza. Muri ubwo busobanuro wahaye ubwonko, ubwo bwonko buraza kukugarurira bwa busobanuro aho wicaye hose, ujya uvuga ati shaka ko ndaciriritse, sindenze, niyo mpamvu bansize, basanze abandenze. Nyine uko gahinda kakagumana nako kakakwirimburira. Kuko nibwo busobanuro wahaye ikibazo cyakubayeho umenyesha ubwonko. Kuko ubwonko nimba utandukanye n'umukunzi burakubaza mwapfuye iki, niho rero utangira guhimba izo mpamvu mu bwonko bwawe. Impamvu wahombye, business itari kugenda neza, nuko nashoboye, nuko ntameze nk'abandi bategura, nta bumenyi mfite buhagije, ndi ikigoryi, n'ubundi ntago nari kuzatera imbere. Ubwo busobanuro uri kugenda ubwonko bwawe buraza kugenda bugaruke, ubwonko bwawe bukwirimburire. Cyangwa se ni kisimera isirarenganya, impamvu batugambanira, ugasanga ubwonko bwawe uri kubuha impamvu mbipe, za mpamvu ziri buze gukomeza zikuzonga umwaka ugashira, zikiri kukugaruka kandi ari we hose haye ubwonko. Impamvu rero bakubwira ngo ngomba gukora ikintu ufitiye ubushobozi bwo gukontorora. Nimba watandukanye n'umugore, ntabwo ibyo wabasha kubikontorora. Nimba ku kazi bakwirukanye, ntabwo ibyo wabasha kubikontorora. Nimba usubiye inyuma muri business zawe, ibyo ntabwo wabasha kubikontorora. Andi magambo, ntabwo wakontorora imyanzuro y'abandi bantu, ntabwo wakontorora abagutenguha ngo ntibazagutenguhe kandi wari ubizeye. Ariko icyo ufite gukontorora, ufite mu bushobozi bwawe n'imbaraga, ni ukongera kwiyubaka bushya, ukaza urenze ibyo byo ubifitiye ubushobozi. Muri uyu mwaka ushobora kuba waracitse intege kubera ibyakubayeho umwaka ushize, ariko nagira ngo mbwire ngo ibyakubayeho nta bushobozi ufite bwo kubihindura na buke pe. Ariko aka kanya uri kunyumva ufite ubushobozi bwo kongera kwiyubaka, bukurimo imyaka yose waba ufite. Uburibwe ufite ni weho wenyine ufite ubushobozi bwo gukontorora ubusobanuro buherekeza ubwo buribwe ufite. Muri kano kanya ushobora gukontorora uwo ushaka kuba we n'uwo uzaba we, ariko ntabwo wakontorora uwo wahoze uri we ngo bisubize inyuma ngo wongere umube. Ibyo biba byararangiye n'ibyo waciyemo byose. Iyo rero umaze kwisubiza izo mbaraga zawe mu mutwe, icyo gihe rero noneho nibwo comeback yawe bitangiye, ubugarutse ujuje nk'umugabo nyamugabo. Abantu benshi batekereza ko kwiyubaka rero ari ibintu umuntu aza akahita akora ku kanya ngo mesembuye ngo kuko ari we nshaka kuba. Oya, buriya bakubwiye ngo umugabo yarababajwe, umugabo yaravunitse, yarahemukiwe, yaragambaniwe, yataye umutwe, uwo mugabo aba akeneye ibimuranga bishyashya ngo abe undi muntu mushyashya. Oya, ahubwo uwo mugabo aba akeneye akantu gatonya yakora neza, cyangwa se kameze nk'akari kugenda neza yakora niyo kaba ari gato. Iyo umuntu yahuye n'ibibazo bikomeye cyane gutyo, icyo aba akeneye ni ukugira akantu kamwe yongera agakora neza agatonya. Icyo gihe ako kantu gahita kagenda kakabwira ubwonko ngo twagarutse, biriko biraza, twasubiye mu murimo, twagarutse muri mudu nziza, twagarutse mu buzima. Icyo bigusaba rero kwiyubaka ni uko buri gitondo uzajya wiha isezerano ry'ikintu ugomba kwirukoze, cyangwa se ibintu ugomba gukora muri icyo cyumweru. Ntabwo ari ngombwa bari ibintu binini ngo nzagera kuri boya. Byuka mu gitondo wiha intego ivuga ngo uyu munsi buraza kwira nkoza aka kantu, muri iki cyumweru nzakora utu tuntu. Wiha intego nk'uko umuntu asinya kontara y'akazi akayubahiriza, avuga ati ninayubahiriza bazanandega banca amande cyangwa se nanafungwe. Nawe ubyuka umere nk'uwisinyishije kontara. Wowe uri kwiyubaka niwe ndi kubwira, uwo mwaka ushize wababaje cyane, watengushywe cyane, ubyuka uvuga ati nihaye intego ko uyu munsi ndi bukora. Wisinyishe kontara mu mutwe cyangwa mu nyandiko,
kandi ubikore. Iyo wihaye isezerano rero rito rito ukagenda uryubahiriza ukabikora gahoro gahoro, ashobora kuba ari ukuvuga ati nzajya buri munsi nkora siporo, buri munsi nzajya wenda mbyuka nkora kanaka, nzajya ngiranya, utwo twose ugenda uvuga ukatwubahiriza. Akazi kanjye nzajya nkora ibi, nimvuye wenda nihugure muri ibi cyangwa se nkora naka. Icyo gihe uba uri kugenda wibwira ko wagarutse mu kazi iyo ubyubahirije. Ubwonko bwawe buri kubwira ati twagarutse mu kazi, kandi biraba. Buriya ubwonko bw'umuntu ntago buba bunejejwe cyangwa se kugira ngo bunezerwe, ntago bushiturwa nuko wihaye intego zihambaye uzigereho. Oya, ahubwo ubwonko bw'umuntu bushiturwa no kuba weho ubwawe wiha isezerano ukabasha kurisohoza. Ibyo bihita bibwira ubwonko bwawe ko uri umuntu wo kwizerwa kuko wiyizera. Iyo wibwiye ngo urakora iki uragikora, nta kintu kikunanije na kimwe. Icyo gihe ubaho wishimye uvuga ngo ndi umwizerwa kuri njye, kuko icyo nitumye gukora birangira ngikoze, kibe gito kibe kinini. Ibyo bikanakwereka ko utakiri uwo wahoze uri we. Ubu ngubu uyu mwaka twatangiye urundi mushyashya, kuko umwaka ushize wajyaga winega ngo nzakora ibi, nzajya mbyuka nkora aka kantu gatonya, nubahiriza ka ntubikore. Ariko uyu mwaka basi utangiye wisinyisha kontara ivuga ngo nisinyije kontara ko y'icyumweru, buri cyumweru nzakoramo ibi, nintabikora nzijyana no kuri RIB bamfunge ko nishe kontara nisinyishije. Ibyo ukabyibwira. Abantu benshi bakunze kubahiriza amasezerano baha abandi bantu, ariko bo amasezerano biha ubwabo ariyo yubaka identite yabo, bakayiha ayo masezerano barangiza bakayica. Abantu benshi bakunze gusuzugura uburyo ki akantu gatonya bagize nk'ingeso cyangwa se akantu gahoraho bakomeza kugenda bakora buri munsi gashobora guhindura ubuzima bwabo by'igihe kinini. Uyu munsi iyo wihaye isezerano ukaryubahiriza, icyumweru gitaha wiha amasezerano 3 kandi ukayubahiriza gake gake. Mwaka utaha cyangwa ukwezi gutaha ushida ukuri kubaka ikintu kinini cyane wihayeho intego kandi ukakigeraho. Mwaka utaha ugera nta muntu ukibuka kuri wa wundi, nawe ubwawe utiyibuka uvuga ati nsigaye ndi umuntu uri ku murongo, uri seriye, wiha isezerano ubwanjye nkarisohoza. Nta muntu umagaze hejuru, nta wundi muntu nabikoreye, ari jye ubwanjye ubyikoreye. Uko nguko rero kambaka itangira ku muntu byasaga nkaho byarangiriyeho, nuko nguko ugenda ugaruka mu kibuga gahoro gahoro, wongera kwikunda, gukunda ubuzima, kwibuka kurenze, kwigirira icyizere, ndetse ko ibyagiye byose ahubwo noneho bigiye gutuma cyangwa se byatumye uba umuntu w'igitangaza kurushaho, cyangwa se uri kugenda umuba. Kandi ibyo ukabikora ucecetse mu ibanga, mu isezerano rimwe gusa ufite. Isezerano rivuga ngo nanze guheranwa n'agahinda, nanze gucika intege burundu, bisemo kugaruka bushya. Abagabo benshi bakunze kwitiranya uburibwe bakabufata uko butari. Abagabo benshi bakunze gutekereza ngo kuko mfite agahinda, mfite uburibwe, ni ikimenyetso yuko abantu bampemukiye. Utangira gutekereza ngo kuba umukobwa yaranyanze ni ikimenyetso cy'uko bitari nta gaciro bari bafite abo bantu, cyangwa se kuko business yawe yahombye wasubiye inyuma ugatangira gutekereza tuko gusubira inyuma no gutsindwa no guhomba bisobanuye ko ntazigera na rimwe ngira icyo ngeraho cyangwa se ngo ntere imbere. Imitekerereze rero niyo ikunze kwica abagabo, bakanasigara inyuma burundu, bakabaho n'agahinda, bakabaho bari hasi. Ubwira ko uburibwe atari ikimenyetso kigaragaza abaguteye uburibwe ko ari abantu babi. Oya, uburibwe ntabwo ari ikimenyetso. Uburibwe ubundi ni imbaraga. Uburibwe ni imbaraga, ariko imbaraga zifite cyangwa se zikeneye zisaba ko muziyobora aho zikoreshwa, kuko izo mbaraga iyo zizanywe n'uburibwe hari igihe ushobora kuzikoresha nabi ugakora amakosa. Ubundi iyo umuntu akubabaje abaguhaye imbaraga, izo mbaraga uba ugomba kuziyobora noneho ahantu ugiye kuzikoresha neza na wa mujinya. ariko iyo wababajwe, umuntu yagusuzuguye, umuntu yaguhemukiye, umuntu yumvaga ko uri umuntu usuzuguritse uri hasi ntacyo wageraho, ubwo buribwe abaguteye ntabwo uba ugomba kumva ko ari ikimenyetso cy'uko uwo muntu ari umuntu mubi. Oya, uwo muntu ni imbaraga bafashe gutya akazigushyira mu biganza. Ikiba gisigaye nuko izo mbaraga uziyobora ahantu ugomba kuzikoresha neza kugira ngo ubagaragarize ko bya bintu bitari byo, ibyo batekereje ko uri byo atari byo uri byo. Iyo umuntu aguteye uburibwe, ubwo buribwe ntubushore mu kindi kintu ugiye gukora ngo ugikore ufite umujinya n'izo mbaraga ziva mu mujinya cyangwa se za mbaraga ziva mu gahinda baguteye. Birangira iyo uwo mujinya n'umubabaro n'agahinda utabihaye icyerekezo, bihita biza bikigumira muri weho ukabana nabyo. Niho hahandi usanga umuntu atangiye kuba hashaririwe, umuntu atangiye kubaho yiyahuza inzoga, ibiyobyabwenge, kwigunga, kwiheba, kwisuzugura,
mbega kubera yuko uburibwe bwaguheranye. aho ngaho niho abantu batangira kutiyizera, nuko bitangira umuntu ukabona nta cyizere akigirira, kubera yuko ngo bamubabaje ugasanga umuntu nta cyizere akigirira, ni urwanga afite, ni umujinya, ni ugusharirirwa. ahandi ijwi ritangira kujya rikubwira mu mutwe ngo sha ntago ushoboye pe, ntago uhagije, ntacyo uri cyo, rega n'ubundi se wabonaga uri igiki kweri. dutangira gutekereza ati bantaye cyangwa se bansize kubera amakosa yanjye, kubera njye. iyo mpamvu ntabwo uzigera wongera kubasha kubirokoka cyangwa se ngo ubyikuremo, aka gahinda uzabana nako ubuziraherezo. ariko uwo mujinya wawe cyangwa se ubwo buribwe n'ako kababaro ufite, iyo ugahaye intego irangira ako kababaro ahubwo ari wo mutungo wa mbere w'ingenzi ufite mu buzima bwawe, kuko uwo mubabaro niwo ugufasha kugira byinshi ugeraho. maze kubona abagabo benshi bakuze bafite imyaka nka 40-50 bakubwira bati hari igihe rwose kigera tukumva twabuze ibintu bitumotiva, tukumva icyadufasha hakagira nk'umuntu wongera akatubabaza, tukagira umuntu udusuzugura, tukagira umuntu utwereka ko tuciriritse, tukagira nk'umuntu utatwizerera mutwereka ko nta hazaza heza dufite. ako gasuzuguro n'ubwo buribwe badutera byahita bitumotiva kongera tugakora nk'ibyo twakoze mbere, kuko hano tugeze ahanini usanga abagabo benshi urwego bagezeho uyu munsi wa none byaratewe n'ibyo ngibyo. abantu ntibabizeye, ntibabashyigikiye, barabasuzuguye, nta hazaza bababonagamo, babisimbwa, baberetse ko ntacyo bazaba cyo. uwo mujinya bakawufata n'ubwo buribwe kugira ngo bibaherane, bakavuga ati tugiye kubikoresha bitume dukora cyane kurusha abandi, bitume dutekereza cyane kurusha abandi, bitume tugera kuri byinshi kurusha abandi, kugera kuri ba bandi noneho banatekerezaga ko aribo barenze bafite ahazaza heza, tubarushe noneho babone ko bibeshye cyane kurusha. abantu benshi bakorera kuri motivation, byamumotivye byagenze uko, ariko buriya motivation ya mbere mu mateka yigeze ibaho ni uburibwe. kuba ufite uburibwe, ufite umubabaro, ubabaye wihebye muri kano kanya, uzi ngo umwaka ushize wahuriyemo n'akababaro gateye ubwoba, warababajwe, warahemukiwe, waragambaniwe, urababaye, uri kumva wanapfa, uri kumva wakwiyahura, inshuti zagushizeho, ibiki byose, amafaranga, business, umugore, urukundo, ibiki. uwo mubabaro ufite muri kano kanya wiwugumana muri weho ngo wumve koko ngo wararaburije, ujye wumva ko abo bantu ari babi. uwo mubabaro ufite ntabwo ari ikimenyetso gishinja abantu ko ari babi baguhemukiye. uwo mubabaro ufite ni imbaraga, uwo mubabaro ufite ni esanse ugomba kuyobora mu bindi bintu ukora bidasanzwe bigaragariza ba bantu ko bibeshye, nawe ubwawe bikakugaragariza ko udasanzwe, ukabibona neza nawe ukabibona ukavuga ati burya ikosa ntago ryari igikosa, ryari ryabo, kuko njye ndarenze nanabyiyumvagamo na mbere. buribwe buriya bwinshi ubundi butuma umugabo nyamugabo ahatirizwa kwitekerezaho, akibwiza ukuri, agahinduka, akanakura mu mutwe, kava mu mikino no mu bwana. kubundi usanga umugabo utarahura n'uburibwe bwa nyabwo abatekereza ko isi ari nziza, abantu bose ari beza, ibintu bizagenda neza kuko yatanze umutima mwiza, yagaragaje ibintu byiza nawe bizamugarukira. ariko iyo uhuye n'ubwo buribwe burenze buhita bukwibutsa ko buguhatiriza, ukwiye guhinduka, ukwiye gukura mu mutwe, ukwiye gucana ku maso, ukwiye kwitekerezaho no gufata icyerekezo kizima. ndetse uburibwe buguhatiriza gukora mu gihe utashaka gukora. mu gihe ukishimye uri kumwe n'abo ngabo baguhemukiye, wumva gutekanye rwose, wumva wibereye mu ijuru kandi uri ku isi. aho ngaho rero niho bakubwira ngo isi yari igiye kwambura ibintu mu rwego rwo kugira ngo kure wiyubake bushyashya ubu w'umumaro. buriya uburibwe uterwa no kuba, cyangwa se break up, sinzi ukuntu mubyita, buriya buribwe uterwa no kuba umuntu mwakundanaga mwatandukanye. ntago buriya buribwe ari ikimenyetso cyuko utarenze cyangwa se utari uhagije uwo muntu. oya, ni ikimenyetso cyuko ubwo buribwe ufite ni ikimenyetso cyuko wamukundaga, wamwitagaho, nta kindi. ndetse ubwo buribwe ufite ni ikimenyetso cyuko wakundaga cyane, ugira umutima ukunda cyane. se uburibwe uterwa no kuba watandukanye n'uwo wakundaga, bwa buribwe bwinshi cyane ni ubukumvisha ko ngo wifitemo ubushobozi bwo gukura, ukarenga ibyo wari urimo ugakura. ntago ari ikimenyetso kije kugira ngo uvuge ngo ba bantu ni babi cyangwa se ba bantu barampemukiye. ya kiba ari ikimenyetso kije kukubwira ngo nicyo gihe cyo gukura, wifitemo ubushobozi bwo gukura ukarenga ibi. buribwe uterwa no kuba business yawe itagenda neza, warasubiye inyuma mu mipangu yawe, ibyo wapangaga byaranze. ni ikimenyetso kikwereka yuko
cyangwa se ubwo buribwe bukwiye gukora noneho nka esansi ituma ugira disipurine, ugakora akazi kawe neza kurusha mbere, ukagira gahunda, ukajya ku murongo, ugapanga, mbega ibintu byose ukabikora neza kurusha mbere. Nutekereza neza ugasanga intego wari warihaye umwaka ushize utarazigezeho, ntacyo bitwaye. Nta kintu cyakwereka ko uri umunyantege nke nko kurusha gutsindwa cyangwa se kunanirwa kugera ku ntego zawe. Ibyo bihita bikwereka intege nke zawe, ko nimba imigambi wari warihaye umwaka ushize ntiuyigereho, ni ikikwereka ko utahozagaho, wageze aho utafocus, ntiwagumana iyo consistency wari ufite yo gukomeza uhozaho, nyine iyo discipline warayitaye, hari ibyakurangaje. Ushobora kuba waragize ingeso mbi umwaka ushize akaba ariyo mpamvu utageze ku ntego zawe, ushobora kuba imbaraga zawe n'umwanya wawe warabihaye abantu batari babikwiye akaba ariyo mpamvu byatumye utagera ku ntego zawe umwaka ushize, ushobora kuba warakurikiye ibikunezeza wumva biguhaye amahoro kurusha intego yawe wari warihaye. Niyo mpamvu rero gutsindwa no guhomba no gusubira inyuma rimwe na rimwe bibasha kutwereka, bidufasha neza kutwereka aho twagize intege nke, kugira ngo noneho tubashe kuba twahagura, tuhakuze, tuhapuguredinge, noneho izo ntege nke ntizongere kugaragara ubutaha. Gusubira inyuma no gutsindwa ntabwo ari ikimenyetso cy'uko ngo byakurangiriyeho burundu. Oya, ahubwo ni nk'igishushanyo mbonera kikubwira ngo ubutaha nujya kwiyubaka uziyubaka gutya, kuko wabonye aho watsindiwe. Ni nk'ikimenyetso, ni nk'igishushanyo mbonera tuguhaye kugira ngo ukigendereho ubutaha niwiyubaka uziyubake neza, ntuzongere gusubira inyuma. Iyo uri wenyine, kwa kundi nta nshuti ufite irungu, nta mukunzi ufite, handi uba wumva uri wenyine pe, ntago kiri ari igihano ubuzima buba bwaguhaye, ahubwo hari igihe isi biri kugutandukanya na ka kavuyo k'inshuti, k'umukunzi n'abandi bose bari bagukikije, kugira ngo ugume uri wenyine mu irungu ubashe kongera kumva ijwi ryawe. Kuko buriya uri mu bantu benshi, uhora mu kavuyo, mu bigare, uhora mu by'abasheri, hari ukuntu ijwi ryawe utakibasha kwiyumva. Witekerezo wiyumve nanone. Hari igihe rero ubuzima bukwambura ibyo byose kugira ngo ubashe kongera kuba uri wenyine mu irungu, witekerezeho wumva ijwi ryawe. Iyo uri wenyine buriya hari igihe bigufasha kwitekerezaho, ugahura neza nawe wa nyawe wahora guhunga. Uzikora abantu bakubwira ngo ngiye ngo nkunda guhora nasinze, kuko iyo nasinze ntangira kwitekereza. Umuntu ntagashaka gufesinga ubwe, ntagashaka guhura nawe ubwe ngo baganire, abamenyane, amenye icyo ashaka, amenye aho bitagenda neza. Umuntu arashaka guhora ari mu bintu bindi, mu bandi bantu, kugira ngo atitekerezaho. Iyo uri wenyine mu irungu bigufasha kubaka identite yawe, atari ukuvuga ngo iyo identite yubakiye kuko ngo hari umukobwa cyangwa se umugore uri kuza ngo abari uyisinya hayiha agaciro, akubwira ati urarenze, wakoze ibi, urarenze, ukomerezaho, uzagire gutya na gutya. Oya, ukiyubaka identite yawe wenyine. Wariyubatse, azabaza asange n'ubundi hari ibyo wubatse, aze abigendera, ariko apana kuvuga ngo kuko uri wenyine ngo bigutuma umutwe, nkeneye umukunzi. Buriya hari abantu ngo babura abasheri, agata umutwe, akamara igihe amushaka, reka njye guhigira na hano, reka njye gushakira na hano umusheri, mbega kumva kuba ari wenyine biri kumubangamira, ntagashaka gufata umwanya ngo yumve ijwi rye. Iyo uri wenyine bigufasha kubaka standard yawe, nta wundi muntu uje ngo ayuririreho cyangwa se muyifatanye byitwe ko mwayubakanye. Iyo uri wenyine bigufasha kwakira amarangamutima yawe, ukayumva neza, nimba arakubabaza, nimba arakunezeza, ukayasobanukirwa kurusha iyo uri kumwe n'abantu benshi cyangwa n'umuntu, bituma ayo marangamutima yaje uyacecekesha cyangwa se ukamera nk'aho uyirengagije, uyiyibagije. Ikindi buriya kuba uri wenyine ufite irungu ni bimwe mu bigufasha kwisobanukirwa no kwiyubaha. Iyo uri wenyine uriyubaha, ubasha kwiga kwiyubaha. Reka iyo uri mu kavuyo k'abantu n'ibiki ukomeza wumva ko bakubashye cyangwa se mwubahanye, ariko iyo uri wenyine ubasha kwiyubaha ku buryo n'abandi muzahura cyangwa se n'undi muzahura azajya abona ko wiyubashye, kuko wihaye agaciro mu gihe wari uri wenyine, nta wundi muntu ugufashije kukiha. Reka iki kiganiro nyisubikire hano, ariko nanone mbonereho kubamenyesha ko hari ibiganiro byenda kumera nk'ibi ngibi byinshi, ahanini bidufasha kugenda dukura, n'iki bidufasha, ibyinshi bigiye kuza. Ibuka gukora subscribe, ndaje mu kanya.